muri iyi video ngiye kubasobanurira Pasika y'Abakristo icyo ari cyo muri make uko mbyumva. Ngira ngo nsobanurire umuntu utazi by'umunsi mukuru, kuko ni umunsi mukuru witwa isabukuru, ariko ni uw'idini rya Gikristo, ni Pasika y'Abakristo. Pasika y'Abakristo rero, umuntu utari umukirisitu utazi n'ibyabo neza yabaza ati ese bivuga iki? Iyo sabukuru ni iki? Imaze iki? Ni ibihe bihugu byubahiriza uwo munsi mukuru? Mu Cyongereza bakawugira public holiday, hanyuma ndavuga ngo congé public, jour de repos national. Ni ukuvuga ngo mu bihugu byinshi cyane byo muri iyi si byemeye umuco wa gikirisitu ko winjira muri leta, ndetse abantu bamwe bo muri leta bakuru bakaba ari abakirisitu, bawugize umunsi mukuru ku bantu bose, no ku batari abakirisitu babihera konje uwo munsi. Ariko abatari abakirisitu rero baribaza batese isabukuru ya Pasika y'Abakirisitu ishatse kuvuga iki? Ese ni biki ko tutabyumva? Haba iki uwo munsi? Abakirisitu bamera gute uwo munsi? Bakora uwo munsi mukuru gute? Ese bakora imyigaragambyo, bajya ku kibuga kuri stadium, bakora iki kuri uwo munsi? Nuko niyo mpamvu nifuje kuganira kuri iyi sabukuru bita Pasika y'Abakristo. Ndaza no kuganira mu kandi kavideo kagufi nanone kuri Pasika y'Abayuda, kuko iyi Pasika y'Abakristo ikomoka ku y'Abakristo. Nako iyi Pasika y'Abakristo ikomoka ku y'Abayuda. Abayuda ni ukuvuga ngo Abisirayeli iyo ngiyo yabo yatangiranye na Mose muri Egiputa, ariko iyi ngiyi y'Abakristo yatangiranye na Yesu, umunsi ubanziriza uwo kuva kwe muri iyi si, kwicwa kwe cyangwa kubambwa kwe. Nawe niho yabaganirije ibyi Pasika y'Abakristo bazajya bakora, ati muzajye mukora mutya munyibuka. Yasangiye na bifunguro ku meza ku mugoroba n'abigishwa be. Noneho hari umuhango yakoze. Uwo muhango arawukora babwira ati uyu muhango muzawusobanukirwa mu gihe kizaza, mu gihe kitari kure vuba, muzajye muwukora munyibuka. Asangira nabo. Iyo ni Pasika rero y'Abakristo agiye gushyiraho, agiye gutangiza. Kandi nyamara igituma bavuze ngo bazabisobanukirwa kandi ibyo babikora gutyo, nuko mu by'ukuri itaratangira. Kubera iki? Kuko uwo mugoroba Pasika ari kwizihiza Yesu ni y'Abayuda, ni y'Abisirayeli. Nabo bigishwa ni Pasika y'Abisirayeli. Umva uko yabivuze. Yesu yaravuze ati ku mugoroba ari gusangira nabo. Luka igice cya 22 umurongo wa 15. Ubwo ni muri Bibiliya tugiye gusoma mu Isezerano Rishya. Luka umutwe wa 22 umurongo wa 15. Yesu abwira abigishwa be ku meza ati nifuje cyane gusangira namwe iyi Pasika mbere yuko mbabazwa. Yarashatse kuvuga ngo mbere yuko ejo nzaba nagiye Karuvari, nagiye ku musaraba mu mibabaro kandi mvuye kuri isi. Iyo Pasika rero ari gusangira nabo, uwo munsi wabaye, uwo munsi ari gusangira nabo, ni umunsi mukuru mu Bisirayeli, ni isabukuru
ni pasika, ni isabukuru y'Abisirayeli, ni umunsi mukuru uba rimwe mu mwaka witwa pasika y'Abayuda cyangwa se y'Abisirayeli. None nawe ikijya gikorwa icyo gihe nawe aragikoze, ni ugusangira mu rugo, mu muryango, ibyo kurya. Noneho pasika y'Abayuda turaza kuyivugaho. Ni iki uwo munsi kiba cyabaje? Kiba cyabereye mu rusengero rw'Abisirayeli rw'Abayuda. Hari umuhango uba wahabereye, umugenzo, umuhango w'idini cyangwa se umuco w'idini wahereye mu gihe cya Mose. Mu by'ukuri urakomeza uwo munsi Yesu nawe awuvuzeho, ariko avuze ko noneho we atangije undi muhango ushingiye kuri we, wa wundi wo mu gihe cya Mose wari ushingiye ku mwana w'intama basangira mu ngo, mu miryango y'Abisirayeli. Kandi hari undi muhango wabereye mu rusengero. Noneho uyu muhango Yesu atangije, awutangirije ku meza, nta mwana w'intama uhari, nta n'inyama bagiye kurya, nta mwana w'intama babaze ngo barye inyama. Bariya rero b'Abisirayeli bo basangira umwana w'intama, bakamubaga bagasangira ku meza n'umutsima. Hano rero nta mwana w'intama uhari. Hari iki? Hari umutsima gusa, hari na vino gusa. Yesu rero arababwira ngo nifuje cyane gusangira namwe iyi pasika mbere yuko ninjira mu mibabaro kandi nkarangiza urugendo rwanjye rwo muri iyi si. Ubwo biri kuba umunsi ubanziriza kubambwa kwe, kwicwa kwe cyangwa se gutambwa kwe. Tugiye gusoma noneho mu Bakorinto ba mbere igice cya 11 umurongo wa 23, hanyuma no 24 na 5 na 6. Nuko ari kume intumwa ya Yesu iri kwibutsa uko yabigenje. Yaravuze kuri ayo meza, Yesu yaravuze kuri ayo meza y'uwo munsi ati uyu mugati mugiye gusangira ugereranywa n'umubiri wanjye ugiye gutambwa ku bwanyu. Mujye mugenza mutya iteka kenshi munyibuka. Urumva rero uwo muhango wo gusangira umutsima bakawugabanya, bakawumanyagura, bakawusangira mu buryo bw'idini, mu buryo bw'umuhango, noneho atari kurya umugati mu buryo busanzwe. Mujye murusangira muri kuntekerezaho, muri kunyibuka uwo ndi we, muri kunyibuka ibyambayeho, ngo mujye mugenza mutya iteka muri kunyibuka, muri kumwe. Uwo ni umugati. Afata n'igikombe nacyo akigenza atyo ati uwo ni Yesu, iki gikombe kigereranywa n'isezerano rishya ndangije rishingiye ku maraso yanjye. Avuze ibanga rero ati amaraso yanjye azameneka. Mu by'ukuri ntababwiye ngo n'ejo, ariko n'ejo azameneka, ngo azicwa. Ngo mujye munywera kuri igikombe musangire muri kuntekereza, mujye mugenza mutya. Kugenza no kuvuga ngo mubihindure umugenzo w'idini, mujye mugenza mutya munyibuka. Yesu aravuze ngo mubihindure umugenzo w'idini, uvuga muhindure umuco, mubihindure umuhango w'idini ntangije. Ubwo Yesu avuze ko atangije idini kandi aryise isezerano rishya. Ashatse kuvuga ko isezerano ryari hagarariwe na Mose rirangiye, noneho ari irindi sezerano we agiye guhagararira atangije. Murabyumve neza, pasika y'Abakristo avuze ko igiye gutangira, ko bazajya barya umutsima bakawugereranywa n'umubiri we. Umutsima ugereranywa n'umubiri we ugiye gutambwa ku
ku bwacu, none na vino igereranywa n'amaraso agiye kumeneka ku bwacu. Ngo iyo vino mujye muyinywa muri gutekereza kuri ayo maraso. Turaza kwibaza rero, ayo maraso asobanura iki? Iyo vino igereranywa n'ayo maraso ya Yesu, n'uyu mubiri ugereranywa n'umutsima, turabisanga muri Yohani igice cya 6 umurongo wa 47, umurongo wa 53, na 4, na 5, na 6, na 7. Niho avuga ati, ndi umutsima wavuye mu ijuru, mujye mundya mubeho, niho muzabaho. Nimutandya ntabwo muzabaho. Umubiri we awugereranije n'umutsima. Ibintu birakomeye rero. Ni idini rishyashya ariko rirakomeye kubyumva uwo mwanya. Ati kandi muri Yohani igice cya 6 guhera kuri 53, ati niba mutangiye amaraso yanjye ntabwo muzabaho, kereka munywa amaraso yanjye muzabaho. Amaraso ya Yesu se anyobwa ati? Umubiri wese uribwa uti? Kandi ayo maraso ni ikinyobwa. Niho yakavuze ati ni vino yo mu buryo bw'umwuka. Ati kandi umubiri wanjye ni umutsima wo mu buryo bw'umwuka, mutabiriye ntimwabaho. Nuvuga ngo ntabwo abatabirya ntibariho. Uko kubaho ni ukuvuga iki? None ni ukubaho ko mu mwuka, ni ukubaho ko mu bugingo, ni ukubaho ko mu bumana. Nyamara muri Yohani igice cya 6 umurongo wa 47, Yesu abonye ko batabyumva, ari abigishwa be, ari n'abantu ari kubibwira bose bari baraho benshi cyane, arababwira ati, erega munyizere, mwizere uwo ndi we, nibwo muzasobanukirwa iby'uwo mubiri mvuze n'ibyayo maraso. Munyizere. Ngunyizera wese azakizwa, unyizera wese azaba muzima. Noneho ni ukunywa amaraso ya Yesu mu buryo bw'umwuka, ni ukurya umubiri wa Yesu mu buryo bw'umwuka. Noneho ntabwo ari wa mubiri we kuri iyi si, nta nubwo ari amaraso kuri iyi si. Noneho ni ibindi biryo byo mu mwuka, ni umutsima wo mu mwuka wo mu bumana, ni vino yo mu bumana. Nibyo ari kuvuga, ariko ari kuvuga ngo muzabimenya muhishukiwe, musobanukiwe iby'umubiri wanjye ugiye gutambwa ku bwanyu. Niko Yesu yababwiye uriya munsi ubanziriza gupfa kwe, ati n'amaraso agiye kumeneka ku bwanyu. Mujye mubikora munyibuka kenshi, mubikore kenshi mubigenze mutyo, mukore uwo mugenzo, mubihindura umugenzo, no kuvuga w'idini, umuhango w'idini. Ntabwo yavuze ngo muzajye mubihindura mubyibuka buri mwaka. We yaravuze ngo buri kenshi, inshuro nyinshi, mu by'ukuri ni inshuro nyinshi mu mwaka. Buri gihe uko muteranye mujye munganiraho, muntekerezeho, mumvugeho, muzaba muri gukora uyu muhango. Igihe muzaba muri gukora uyu muhango, hari ikintu kizajya kibabaho. Muzaba mumeze nk'abari kurya ibiryo byo mu mwuka, umutsima wo mu mwuka, ni umwuka wera, muri no kurya, muri kurya amagambo y'Imana araribwa burya. Kandi muri kunywa vino, muzaba mumeze nk'abari kunywa mu buryo bw'umwuka. Ni amaraso ya Yesu, ni ukuvuga ngo ni ikinyobwa cyo mu mwuka, ni ubumana. Rero hari ikintu cyo mu bumana kizajya kiri kubinjiramo. Mujye mubikora mu kwizera, mwizeye ko yavuze ngo utizera ntacyo byageraho. Kwizera rero, kwizera Yesu Kristo uwo ari we. Hanyuma nagira ngo mube mwabisoma muri Matayo umutwe wa 26 n'umutwe wa 26 n'igice cya 26, umurongo wa 2, umurongo wa 20, kuva ku murongo wa 26 kugeza ku 30. Matayo igice cya 26.
guhera ku murongo wa 20, umurongo wa 2, umurongo wa 20, noneho guhera ku murongo wa 26 kugeza ku 30. Mariko igice cya 14 umurongo wa 1 n'uwa 2, ariko cyane cyane guhera umurongo wa 22 kugeza ku 26 niho uwo muhango awuvuga, uwo mugenzo mbere yuko umunsi ukurikiraho aza gufatwa nk'umunyabyaha mubi, nk'umugome wagomeye leta, wagomeye n'idini, hanyuma akajya kwicwa ariko ku bwacu. Muri Luka igice cya 22 umurongo wa 1, wa 7 n'uwa 8, wa 12 na 13, cyane cyane guhera ku murongo wa 14 kugeza ku 20, nukuri Yesu ari gutangiza umuhango umushingiyeho, umwubatseho, abereye umusingi. Niwe uri kuvugwamo, ntabwo ari umwana w'intama, ntabwo ari itungo ry'umwana w'intama ryabazwe ko mu gihe cy'abayuda, oya, ari kuvuga ko ari we noneho wasimbuye izo ntama, abo bana b'intama babagwaga, kuko umunsi ukurikiyeho agiye kubagwa atambweho igitambo. Mu Bakorinto wa mbere igice cya 11 umurongo wa 23 kugeza kuri 27, intumwa ya Yesu arabivuga ati, ngiye kubabwira uko byagenze ijoro umugoroba ubanziriza umunsi Yesu yababajweho. Yashyizeho Pasika, yatangije Pasika y'abakirisitu, tuzajya tubyubahiriza, tumwibuke uwo mugenzo, tubigenze dutyo igihe cyose twateranye, turi iteraniro ry'abemera Yesu, ry'aba Yesu, ry'abashyize hamwe muri Yesu Kristo, bemeranwa, tuzajya tubikora. Nuko rero abakristo bo ku isi yose, nuvuga ngo za leta zemera ubukirisitu, ko muri leta zabo bemeranyijweho ko bazajya babikora rimwe mu mwaka nk'umunsi mukuru. Niyo sabukuru rero yo kwibuka Yesu, urupfu rwe rwakurikiyeho, nirwo rwitwa Pasika. Rero we icyo gihe yijihije Pasika y'abayuda, umunsi ubanziriza kuva kwe kuri isi. Noneho abakirisitu bazajya bubahiriza iriya Pasika y'abayuda, oya, bazajya bubahiriza Pasika y'abakirisitu ishingiye kuri Yesu ubwo yatambwaga igorogota nk'umwana, ari umwana w'intama, nk'umwana w'intama watambwaga. We rero ni umuntu wiswe umwana w'intama, ugereranywa n'umwana w'intama w'Imana, agiye gutambwa. Aratambwe koko. Naho rero hatangirira isezerano rishya, ni uwo munsi ritangiraho. Abakirisitu bamaze kubisobanukirwa, bagiye bakora umuhango Yesu yababwiye, bakamwibuka. Ntibarye itungo ry'umwana w'intama, ntibaribage ngo barirye cyangwa bajye mu rusengero kuribaga, ahubwo bakagana kuri Yesu ko yabambwe, n'icyo yapfiriye, cyatumye yicwa, cyatumye yemera ko ajya ku musaraba nk'intama ibazwe, ko ari ku bwacu. Noneho bakanywa, bagasangira vino. Uyu munsi wa Pasika no gusangira vino, no gusangira umutsima, bavuga bati, uyu mutsima yaravuze ngo mujye muwurya muri kwibuka ko ari umubiri wanjye, ari nk'aho ari umubiri wanjye watanzwe ku bwanyu, ari nk'aho ari wo muri kurya. Mu buryo bw'umwuka niwo muri kurya. Ni amagambo rero muri kuganiraho avuga ku bya Yesu Kristo wavuye mu ijuru, icyo yaraje gukora kuri iyi si, icyo yaraje kudukorera kugira ngo tuzabane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Byabaye ngombwa ko atangwaho igitambo. Hanyuma ariya vino nayo tukayisangira, turi kwibuka amaraso yamenetse, nkaho ariyo turi kunywa, ariko ntabwo ariyo mu by'ukuri, kubera kuko ntabwo ari umubiri wa Yesu wo kuri iyi si
turya, nta nubwo ari amaraso yo kuri ya yandi yo kuri iyi si tunywa, oya n'icyo gihe ni vino yasangiye nabo, ntabwo ari amaraso ye. Ni n'umutsima yasangiye nabo, ntabwo ari umubiri we wo kuri iyi si, nta nubwo ari amaraso ye kuri iyi si. Ariko yarababwiye ngo n'ikigereranyo mu gihe kizaza rero muzabisobanukirwa, mujye musangira vino, timukajya muyita ko ari amaraso ya Yesu yo kuri iyi si yamenetse muri kunywa, ahubwo mu buryo bw'umwuka mujye muvuga muti mu buryo bw'umwuka aya maraso ya Yesu araduhembura, atubeshejeho. Amaraso ya Yesu yamenetse yatugiriye umumaro, none turi kunywa ikindi kinyobwa kimeze nka vino, ariko ni icyo mu ijuru cyitwa umwuka wera. Kandi turi kurya ikindi kiribwa cyitwa umutsima cyagereranywa n'umubiri wa Yesu, ariko n'umutsima wo mu ijuru. Ni amagambo y'Imana rero, ni umutsima. Haleluya. Ngaho aho Pasika y'abakristo ishingiye naho ngaho. Ariko ibyiza by'iyi Pasika nuko Yesu tutamwibuka kubwo gupfa gusa dupfira ku musaraba abambwa, hoya, ntabwo birangiriraho. Pasika yarabivuze muri kiriya gice ku murongo wa 26, igihe cyose murya uyu mugati, umurongo wa 26, Abakorinto wa mbere igice cya 11, igihe cyose murya uyu mugati no kunywera kuri iki gikombe mukora uyu mugenzo cyangwa umuhango w'idini, muba muri gutangaza urupfu rwa Yesu no kuzuka kwe kugeza igihe azagarukira gutwara be. Tumva rero ni ugutangaza urupfu rwa Yesu, uwo mwanya no gutangaza ko atatinze yahise azuka, agaragara ari muzima, kandi atanga isezerano ko azaza kubatwara mu bwami bwe. Gupfa kwa Yesu kujyana no kuzuka ntabwo bitinda, ndetse igihe yapfaga avuye mu mubiri, ntabwo rwose Yesu ari we hahambwe umubiri we. N'uyu munsi wa none iyo umuntu apfuye, ntabwo ari umuntu uba hahambwe umubiri w'umuntu. Nuko mubyumve rwose, Yesu ku musaraba avuze ngo byose birangiye, data ni wakira ubugingo bwa umwuka wanjye, nuvuga ngo yavuye mu mubiri, anahishura ko agiye guhita ajya muri paradizo uwo mwanya. Muri paradizo rero ntabwo ari mu mubiri, ari kuguma mu mubiri, nta nubwo ari kujya mu mva, ntabwo ari kujya mu irimbi mu gitaka, rekada. Ni umubiri wasigaye. Umubiri rero ni imveropo, ni ibahasha, ni inzu yo kuri iyi si, ni ihema ryo kuri iyi si, n'urusengero, ni ibumba. Nuko we yasohotsemo avuga ko yagiye, ni muzima rero, yari asanzwe ari muzima, ari mu mubiri, ari muzima mu buryo bw'Imana, yari mu mubiri arimo, kandi aragiye mu gihugu cyo mu ijuru, muri paradizo, ni mu gihugu cyo mu ijuru. Ni igihugu kimwe mu bwami bw'Imana, ni kimwe mu bihugu byo mu ijuru, muri paradizo. Ati ngiyeyo. Twavuze ko yanabibwiye wa munyabyaha warubambanywe nawe iburyo bwe, amaze kumwihanaho no kumutakambira, kumusaba ubwami bw'Imana ngo bamuhishurire, heza amubwira ati ibyo nabyo turaza kubana muri paradizo. Noneho rero kuzuka k'umunsi wa gatatu bivuga iki? Bivuga yuko uriya mubiri wahambwe, uriya mubiri watambwe, wamizwe, wazimiye, hatangira, kuko wazimiye, ibyaho byarangiye, kuko bagiye kureba basanga ntawe uhari, warangiye ntawe ugihari, wazimiye, ubumana bwawumize, byarangiye. Uriya umubiri wo ku isi w'inyama n'amaraso byarangiye. Yesu afite uwundi mubiri wo mu ijuru w'ubumana, afite n'imyambaro yo mu ijuru. Yagaragaye rero, agaragara abigishwa be abasaga 500. Murumva ko abigishwa be batari 12 gusa,
bariya bari abo twita ab'imbere principaux disciples principaux baje kuba principaux apotres the main disciples bari imbere cyane, ariko murumva ko abasaga 500 yabonekeye bose barabigishwa be, abakura mu kiriyo kuko bari mu kiriyo, bari mu kirirarira. Ikiriyo mu kinyarwanda cya kera bavuga ikirirarira kuko nukurira, barizwa n'umuntu wapfuye wabo bakundaga. Yesu rero bari kumuririra ni ikirirarira niko bavugaga kera mu kinyarwanda cya kera. Ikiriyo twabikuye mu Giswahili, ariko kera bavugaga ikirirarira. Hanyuma bakoraga undi muhango kera w'umuntu mukuru yapfuye wo mu muryango w'umubyeyi, babyitaga gukwera no kwirabura no kwera. Ubwo rero ikirirarira no kwirabura, hanyuma byarangira umuhango warangira bakita kwera, no kurangiza bakava mu maganya, mu ishavu no mu gahinda no mu kirirarira, mu marira, bagatangira ubuzima. Mu kinyarwanda niko babigenzaga umuntu wabo yavuye muri iyi si. Ubwo rero navuga ngo Yesu yababonekeye kugira ngo abakure mu kirirarira, mu kiriyo, mu kintu cyo kwirabura, hanyuma abashyire mu kintu mu kinyarwanda cya kera cyitwa kwera, kuvuga ngo abakuremo amaganya n'amarira, abakuremo agahinda n'ishavu, ababwire ko ni muzima. Niyo mpamvu yababonekeye bose. Kandi abwira Tomasi ati, Tomasi, wakoze ibishoboka, kurarira, urataka, urasenga kugira ngo umbone, ngo nkubonekere. Ati, hahirwa abo muzabwira ibyanjye bakabyizera, bakizera ko napfuye kuko nabambwe, hanyuma nkazuka nkaba ndi muzima. Ati, ubwo rero bazabahiriwe cyane. Bisa naho avuze ati, ntimukajye mwigisha abantu gusengera ko babonekerwa, ko mbabonekera cyangwa banerekwa, mujye mubigisha kunyizera, kwizera ko ndi muzima, ko napfuye koko nabambwe ari mwebwe nzira, ariko ko ku munsi wa gatatu nazutse nkagaragara ko ndi muzima, kandi ko ndi muzima iteka ryose, ko mporaho. Yesu ni muzima, ari mu bwami bw'Imana, kandi ahoraho. Ni ukuvuga ngo ari kumwe na papa we, ari mu bumana hamwe na papa we, ari kutwumva, arumva, arareba mu mutima, areba abamwizeye. Ntabwo nibyo Yesu yabwiye abigishwa be ngo muzigishe kwizera. Uwo ndi we, mubabwire ibyo nabaganirije byose, no kujya bakora uyu muhango, abamaze kunyemera, kunyizera, bibuka gupfa kwanjye, kwicwa kwanjye, no kuzuka nkaba ndi muzima. Bitabujije ko Yesu yashatse kubonekera umuntu, aramubonekera, ariko atari ko wabisabye, wabiririye, wabisengeye. Aribyo bita no kwerekwa Yesu, kuko ariho, ariko ari mu bundi buzima. Ntabwo ari muri uyu mubiri w'inyama n'amaraso wacu wo muri iyi si, ari mu bundi buzima bw'ubumana. Yambaye, afite umubiri w'ubumana n'umwambaro w'ubumana, nuko bimeze mu ijuru. Kuba ari mu ijuru ntabwo bameze nkatwe, ntabwo bafite inyama n'amaraso y'umubiri. Ikindi mu Baheburayo handitsemo ko inyama n'amaraso bitabasha kuraba ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo ikintu cy'inyama n'amaraso n'umubiri ntikibasha kwinjira mu bwami bw'Imana, mu ijuru. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu ajye mu ijuru agomba kubanza gusohoka muri uyu mubiri witwa inyama n'amaraso, akawusohorwamo. Umuntu ntanara gusohokamo, awusohorwamo, ahura n'urupfu, akawusohorwamo, noneho ikibiri kigasigara ari ikibiri. Nuko ni nayo mpamvu kigomba guhambwa. Niyo mpamvu n'umubiri wa Yesu wahambwe mu mva y'urutare. Hanyuma kubera iki? Kubera ko ijambo ry'Imana rivuga guhera
mu gitabo cy'itangiriro Imana yarabivuze ngo urupfu iyo ruje umubiri ugomba guhambwa byanze bikunze ugahinduka umukungugu, ugahinduka ivu, nta kindi, nta mpamvu yo kubitindaho. ariko umuntu wari urimo muri uwo mubiri, wari uri muri iyo bahasha yitwa ibumba, igitaka, ibyo ntibiba birangiye ajya mu Baheburayo handitsemo ngo ajya gucibwa, abaciriwe urubanza, ajya gucibwa urubanza, kwinjira mu bwami bw'Imana cyangwa guhakanirwa kubwinjiramo. ariko ibyo byose biba avuye mu mubiri, niho abimenya uwo mwanya akabwirwa ngo uje mu bwami bw'Imana, karibu, cyangwa urahakaniwe, ntabwo wemerewe kujyamo. wa wundi wari wabambanywe na Yesu ku musaraba iburyo bwe, we yahawe karibu akiri mu mubiri, abuzeho gatoya ngo atangire urugendo rwo kujya muri koma, avemo. ni ukuvuga ngo amaze kuvamo rero yahawe karibu, ajya ahantu hambere ho mu bwami bw'Imana hitwa muri paradizo, ni mu ijuru. ahurira nayo yewe na Yesu. Yesu amuha karibu, amuha ikaze, aramwakira mu bihugu byo mu ijuru, mu bwami bw'Imana. uriya w'ibumoso aburiramo kuko nawe yarishwe, yagiye muri koma, asohokamo nta karibu ahabwa yo kujya mu ijuru, kubera ko atabiharaniye, atabisabye Yesu. nuko we rero arahakanirwa, ajya ahakwiranye nawe ahandi hatari mu ijuru. mu by'ukuri hitwa ikuzimu, atari mu mva, ariko atari mu irimbi, hitwa ikuzimu. ni ukuvuga ngo iwabo w'abapfuye barimbutse, batemerewe kujya mu ijuru. ni mu kindi gihugu rero cy'ikuzimu, cyo hasi, atari mu butaka, atari mu mva, atari mu irimbi. ntabwo hajyayo ab'inyama n'amaraso n'umubiri, aba yawusohotsemo umubiri, wahindutse ivu, uzahinduka umukungugu. hagenda rero umuntu wari urimo imbere, ariko nta mahirwe yagize, kubera ko atatakambiye Yesu, agiye ikuzimu, ahantu hitwa ikuzimu, mu gihugu cy'ikuzimu cyo hasi. mbese ntabwo yemerewe kujya mu ijuru. murumva ko bimeze nabi, biteye ubwoba. izi nyigisho zijyanye no kuri Pasika, ku bantu batazi Yesu, bataramenya Yesu, bagikora ibyaha uko bishakiye, no mu butamenya bagakomeza gukora ibyaha bakagira ngo ntabwo ari ibyaha. murumva ko amaherezo iyo bavuye mu mubiri ari mabi cyane. Yesu yabiganirijeho abigishwa be n'abantu bari bari kumwe nawe, ku nkuru y'uwitwa Lazaro wari umukene, n'umukire mwene wabo, ashobora kuba yari nk'umuvandimwe we cyangwa se mubyara we, ariko yabivuzeho avuga ko Lazaro yitwaye neza mu bukene bwe, mu mibabaro ye, imbere y'amategeko y'Imana, imbere y'inyigisho z'icyo gihe yari afite zo muri Mose n'abahanuzi. hanyuma aremerwa, ijuru, paradizo yamukingurirwa, ajya mu gihugu cyo mu ijuru, aboneka ndetse ari kumwe na Aburahamu mu gituza cye, bari kumwe. hanyuma wa wundi witwaye nabi mu bukire bwe, ntabwo ari ubukire yazize ko yabwitwayemo nabi, yakurikiza amategeko y'Imana uko yayamenyeshejwe na Mose n'abahanuzi. we rero bivugwa ngo ko yajyanywe, avuye mu mubiri yajyanywe ikuzimu, ajya ikuzimu. ni mu gihugu rero cy'ikuzimu, cyangwa mu yindi si, ni iyindi si ariko y'ikuzimu yo hasi, itandukanye no mu ijuru. Yesu yaranabisobanuye ngo ntaho bihuriye no mu ijuru. mu ijuru ni hejuru, hanyuma aho ngaho muri iyo si yindi y'ikuzimu ni hasi, kuzimu, mu mibabaro ikwiranye, ijyanye n'ibyaha umuntu yakoze abizi cyangwa mu butamenya bwiwe. nuko ni inkuru mbi cyane ku batari muri Yesu Kristo. Pasika ariko ni inkuru nziza ku bari muri Yesu,
kubera ko nta teka bacirwaho abari muri Yesu. Niko mu Baroma igice cya 8 umurongo wa mbere havuga nta teka, ni ukuvuga ngo nta rubanza rubi bacirwa. Kandi hariya mu Batesalonika ba mbere igice cya 4 n'icya 5 bavuga ngo nta mujinya w'Imana uri ku bari muri Yesu. Ntawo umujinya no kuvuga uburakari bw'Imana gucirwaho iteka, ni ukuvuga ngo kurimbuka ntabwo bikibareba, bikiri ibyabo abari muri Yesu Kristo neza, batari kujijinganya, batari kubeshya, batari kwishushanya, batari kwiyoberanya, ahubwo bakataje bamwizeye, bamwubaha, bubahiriza amategeko y'Imana, babikunze. Amaherezo ni meza, ni mu bwami bw'Imana, ni mu munezero w'iteka ryose, mu bineza neza hamwe n'abariyo mu ijuru, abamarayika bariyo, n'abandi bantu bamaze kugerayo mu bwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo ni inkuru nziza. Pasika rero ni inkuru nziza, inkuru nziza kuri isabukuru ya Pasika, ni inkuru nziza ku bakirisitu nyakuri bitwararika neza, kuko baranabyumva ibyo ari byo. Iyo sabukuru barayumva, barasobanukiwe. Ariko hari abakirisitu batanabisobanukiwe, batanabyitayeho, bidini gusa ry'inyuma, ariko imbere mu mutima bataremeye Yesu. Imbere mu mutima badakora ibyo Imana ikunda ishaka, mu mutima imbere mu by'ukuri hatarimo umwuka wera, hatarimo umwuka w'ijuru, hatarimo ubugingo bushya, atari bazima mbese. Ni ukuri ndakwifuriza mu Kristo utari wamenya neza ibyiza byo muri Pasika, ko uyu mwanya, uyu munsi ari uwawe, kugira ngo wihe rwose rwose Yesu, umutakambire, umuhamagare, umusabe aguhishurire ubwami bw'Imana, aguhishurire uko wakwitwararika ukazagera mu gihugu cyo mu ijuru, ukabanayo nawe ari umwami wawe, ukazabana nawe mu ijuru. Kandi nawe utemera iby'ubukisi tutanabizi, kubera kutagize amahirwe yo kubimenya, kubera ubuvuke n'uburere n'umuco wakuriyemo, n'imihango yindi, ntabwo kugeza umunsi wa none ukajijwa. Menya nyaboneka ko ibya Yesu bikomeye, birakomeye cyane, kubera ko nta guca ku ruhande. Yesu ati abari muri njyewe, yivuga, nibo tuzabana mu gihugu cyo mu ijuru. Abatari muri njyewe bari hanze yanjye, batanyemera, batandamya, ni ukuri basi ubwo ngubwo nyine ntabwo bazarigeraho mu ijuru. Inzira ibya Yesu birakomeye, kuko Yesu yabivuze. Ntawavuga ko ari umuhanga kurusha, nta muntu wavuga ko arusha Yesu ubuhanga cyangwa kumenya iby'Imana, kumenya ibya papa we. We yaravuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya ku Mana atamujyana. Ni Yesu wanabyivugiye ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kuri papa, ntawe ugera mu ijuru, mu bwami bw'Imana ntamujyana. Ni ukuvuga ngo aravuze ngo umuntu wese ategetse kunyizera, kunyemera, kungurikira, hanyuma nibwo azagira assurance, azagira kwizera guhamye, icyemezo yuko azajya mu bwami bw'Imana, kuko ni njyewe uzamujyana mu by'ukuri. Ni abamarayika, buriya muntu wa Yesu yapfuye, ni abamarayika yavuye mu mubiri, ni abamarayika baza kumutwara ba Yesu, bakamushyikiriza Yesu mu bwami bw'Imana, bati nguyu umuntu wawe mu ijuru. Ibya Yesu rero birakomeye, ntabwo ari undi wabivuze, niba wabyivugiye wenyine. Ni ukumwemera, ukabugiza amahirwe, ukamwanga, ukabugiza ibyago. Kuko na Petero yaravuze ngo nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru n'Imana, nta rindi zina duhawe gukirizwamo hirya rya Yesu Kristo. Gukirizwamo ni ukuvuga ngo guhindurirwamo abana b'Imana, guhindurirwamo ibyaremwe bishya, kubabarirwamo ibyaha, guhabwa ikizigiro, icyizere ko tuzagera mu ijuru. Petero ati nta wundi, nta rindi zina, nta wundi ni Yesu, ni izina rye Yesu Kristo. Nta rindi zina tugomba kwambarizamo Imana Data kereka iry'umwana we w'ikinege Yesu Kristo, kuko bari umwe bombi, umwana na se ni umwe, barahuje, baruzuzanya, baruzuye mu bumana,
ko Yesu yavuze ngo umubonye ababonye Imana, abonye papa wari ikindi. Ngo winjiye muri Yesu nta kabuza azagera mu Mana, azamenya Imana mu gihe gikwiye. Imana ishimwe. Ndatinze cyane, nayise video ngufiya, ariko nsanze kwisanzura ari byo byiza. Akavideo kagufiya nako ndaza kugakora, ndaza kureba ukuntu nakakora kagufiya ko guhina aya magambo yose mu minota 5, mvuge ko Pasika ari isabukuru y'abakirisitu, kandi ko ivuga gupfa kwa Yesu ari twafiriye no kuzuka kwa Yesu, aje kwiyerekana ko ari muzima, kugira ngo tujye tumenya ko igihe turi gusenga Imana mu izina rya Yesu, Yesu abari kumva, abari no kureba ko turi kubyitwaramo neza, ko dusenga Imana nzima, natwe tukaba bazima, kubera ko umwuka wa Yesu Kristo, umwuka wera wese uduhindura abazima. Ni ukuvuga ngo duhabwa ku bumana bwa Yesu. Yesu afite ubumana bwa papa we, natwe akaduha ku bumana bwe, kubera ko tumwemera, tumuramya, nuko twitwa ibyaremwe bishya, ndetse twitwa reka nongere n'iminota, twitwa ibyaremwe bishya, bene Adamu mushya, kuko Yesu yaje ari Adamu mushya, uje kugira ngo bene Adamu wa kera abarememo ikintu gishaje ubumana bwe, noneho bavuke bahinduke bene Yesu. Abakristo rero bafite muri bo ubumana bwa Yesu, ni biremwa bishya, ni bene Yesu, ni bene Adamu mushya, ari we Yesu. Kandi Yesu yaraje nawe aca mu buryo bwa ahinduka, yitwa mwene Adamu wa kera mu buryo bw'umubiri, ariko imbere mu mwuka yari mwene Imana, Adamu mushya. Nuko rero natwe bantu b'Imana, nubwo turi bene Yesu, turi byaremwe bishya, turi bene Adamu mushya, dukomeza no kuba bene Adamu wa mbere, kubera ko tumukomokaho, kandi tukaba tugihanganye n'ibyaha, kandi tukiri muri uyu mubiri w'inyama n'amaraso. Bityo rero kuba tukiri muri uyu mubiri w'inyama n'amaraso, kandi Adamu na bene Adamu barabwiye ngo mugomba gupfa, umubiri ugapfa. Nuko rero uyu mubiri igihe cyose tukitegereje ko ugomba kwicwa, nuko tukawuvamo, turacyari igice kimwe bene Adamu wa mbere, Adamu na Eva, ariko ntabwo cya cyaha cyo muri bene Adamu cyabaye karande kikidutegeka, kubera ko Adamu mushya yaraje atwinjiramo, haleluya, yirukanamo cya cyaha, azanamo ubwere, ubutagatifu, azanamo umwuka wera, umwuka wo gutungana wo mu ijuru. Niwo rero utuma tuvuga ko turi byaremwe bishya, kubera kuko uwo mwuka ari muri twebwe, ubwo bumana buri muri twebwe. Nuko umuntu w'imbere ntabwo azongera gupfa, kuko ari uwa Yesu. Yesu ntabwo ajya apfa. Natwe rero ubwo bumana umuntu w'imbere, ubwo bumana ni ibya Yesu, turaba Yesu, ntabwo imbere tuzapfa. Ubwo gupfa mvuze rero ko umuntu w'imbere, Bibiliya yaje kubisobanura neza, byitwa kurimbuka. Naho uyu mubiri w'inyama n'amaraso ibyawo bigera igihe bikarangira, turabizi, keretse umuntu ukiri umwana mutoya cyane utabimenya, ariko umuntu umaze kuba mukuru wabonye abantu bapfa arabimenya ku buryo bw'umubiri. Turashimira Imana rero ko kuri iyi Pasika twize byinshi, turasobanukiwe. Yesu ahabwa icyubahiro, Yesu ahabwa ikuzo, kubera ko ari we watuzaniye inkuru nziza yo kutubwira ibya papa we, tubwira ibyo mu ijuru neza, kuko yari amuzi, azi n'ibyo mu ijuru. Ntabwo Aburahamu yarabizi neza, Mose ntabwo yabimenye neza, n'abahanuzi ntabwo babimenye neza, wagiye bamenya duke dukeya. Ariko Yesu yaje abizi byose, abizi. Niyo mpamvu ari inkuru nziza kumenya ibya Yesu, kuko ni urundi rwego. Umuntu aba agiye mu rwego rwo hejuru cyane. Ibya Yesu birahebuje. Ibyo hambere umuntu yavuga ko ari ikiburamwaka, cyangwa se mu mashuri abanza, amashuri atatu abanza,
ariko ibya Yesu ni amashuri yisumbuye. Kubimenya umuntu ni inkuru nziza, umuntu agubwa neza nubwo yaba yapfushije benshi, nka Yobu agapfusha abana b'10. Iyo nkuru nziza yimujemo amererwa neza, nuko agahinda n'ishavu bikarangira, agatangira ubuzima bw'umunezero, anezererwa Imana, kandi amenye ko n'abapfiriye muri Yesu batarimbutse, ahubwo bari mu ijuru. Amen.